bamwinaga ngo arapfuye mereza igihumba uyukorera mereza igihumba ageze mu isanduka n'ubundi ni nkasubiye gusa ntabajya Rwamagana bakagaruka Kigali shashika bakagaruka biratangaje gusa umuntu gupejo bajya kumushyingura bakavuga ngo aranyeganyega ngo ntiyagagaye urumva bidatangaje. Tubaye tuyisubije mu rugo dutegereje ibisubizo by'abaganga Imana nidufasha arabaho kandi ubwo Satani nimutwara azutse mbere y'umuzuko. Ni inkuru idasanzwe abantu benshi bakomeje kwibaza niba koko ibi bintu byaba biri kuvugwa byaba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Ni nyuma yuko iyi nkuru igaragaje umugore wapfuye bajya kumushyingura bagiye kumumanura muri serikeye hanyuma bagahita basanga ari muzima. Ibi byabaye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gisharu. Abantu benshi bakomeje kwibaza iherezo ry'uyu muntu niba koko yaba yarapfuye cyangwa se niba yarakomeje kuzuka kuri ubu ngubu akaba yaba ari muzima. Niyo mpamvu ngira ngo nkusabe unyemerere ntujye kure kugira ngo umenye iyi nkuru imvo n'imvano yayo umenye nuko byarangiye. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo ntiwayobye ahangaha ni ku Baheburayo TV nguhaye ikaze. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari ahavugwa umugore w'imyaka 36 wagiye mu kabari agasangira n'umugabo bamara gusangira bakumvikana ko agomba kugira icyo amusayidira. Bagiye gukodesha rogi bagezeyo bararyama ariko uyu mugore aza gusinziriza uyu umugabo asinziye umugore amucomoramo ibihumbi 45 arabijyana. Uyu mugabo yaje kumukurikira mu rugo amusaba yuko yamuha amafaranga ye ariko umugore aranga araritsira ahakana yuko nta mafaranga ye yigeze atwara arahakana rwose. Abantu benshi baramwegera bamugira inama banamusaba yuko rwose yamusubiza aya mafaranga. Uyu mugabo uzwi ku izina rya Kazungu yabwiye uyu mugore yuko natamuha amafaranga ye azapfa byimbye by'umwihariko agapfa aruka amaraso. Uyu mugore hashize iminsi mikeya atangira kubyimbagana umubiri wose, abyimba mu maso, abyimba amaguru, abyimba amatako, yewe uwamurwaje we yatangaje yuko atanabyimbye amaguru n'amaboko gusa no mu maso, ahubwo avuga yuko n'imyanya ye y'ibanga nayo ubwayo yabyimbye. Uyu mugore yagiye kwa muganga bamusuzumye basanga afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, bamuha imiti arataha. Ariko ageze mu rugo aho kugira ngo akire cyangwa se yoroherwe, ahubwo arushaho kubyimba, kandi uko abyimba akagenda abyimba n'ibintu cyangwa se imyanya ye y'ibanga. Uyu mugore abantu bakomeje kumwegera bamusaba yuko rwose yasubiza amafaranga y'uyu mugabo witwa Kazungu kugira ngo adapfa, kuko babonaga ko ibintu bikomeje kuba ibindi cyangwa se uburwayi bukomeje kuba burebure. Uyu mugore yanze gusubiza amafaranga ye ya Kazungu, ariko uyu mugabo Kazungu nawe akomeza kuvuga yuko azamunyarukira akajya iyo mu Gisaka akamukorera iyo bwabaga. Niko byaje kugenda rero. Uyu mugabo uzwi ku izina rya Kazungu n'ubundi bivugwa ko yikojeje mu Gisaka hanyuma agakora ku by'iwabo, yarangiza bigafata uyu mugore bikamuteza kubyimba kugeza ubwo abyimbye imyanya y'ibanga. Uko uburwayi bwakomeje kugenda bwiyongera niko kandi yaje gutangira kuruka amaraso. Amajije kuremba nibwo yemeye yuko amafaranga yayariye ndetse yayasangiye n'uwari wamukodesheje rogi bagombaga gusambaniramo. Aya mafaranga abantu barateranye barayateranya, barangije bafata inzira bajya gushaka Kazungu kugira ngo bamusubize aya mafaranga ye, hanyuma arebe yuko hari icyo yakora kugira ngo uyu murwayi atabaca mu myanya y'intoki. Ariko siko byaje kugenda, kuko bari mu nzira bagenda n'ubundi uyu mubyeyi yahise ashiramo umwuka. Nimvuga ngo ni umubyeyi nuko yitabye Imana asize abana batatu.
yitabye Imana ari mu gitondo cya saa 2 yirirwa aho ngaho, umurambo wirirwa aho ngaho, kuko yari afite abantu baturuka kure batangira kwiyegeranya kugira ngo baze kumushyingura. Bukeye bwaho nibwo bagiye kumushyingura, ariko bageze ku irimbi bakora imihango yose yerekeranye no gushyingura umuntu, bamusabira misa. Barangije hakaba hari musaze waturukaga kure, nawe araza aravuga ati mureke ndebe rwose mushiki wanjye musezereho bwa nyuma. Mu gupfundura isanduku kugira ngo asezereho mushiki we bwa nyuma, nibwo humvikanye inkuru idasanzwe, inkuru y'igitangaza ivuga yuko arimo kureba. Abantu bamurebye basanga koko arimo kureba, bafashe ingingo ze nk'amaboko baranyeganyije, babona amaboko ye aracyafite muvoma nk'ay'umuntu muzima. Nibwo bahamagaye ambirasi iva kwa muganga iza kumutwara. Ndagira ngo uze kumenya neza iherezo ry'uyu muntu, ese koko yaba ari muzima cyangwa koko yarakomeje arapfa nk'uko biza gutangazwa muri iyi nkuru. Amakuru dukesha abatuye aha hantu muri uyu murenge wa Musha, akarere ka Rwamagana, bivugwa neza yuko uyu mugore yari asanzwe ameze nk'aho akora umwuga w'uburaya, ariko mu buryo buteruye cyane, kuko bivugwa yuko yari afite umugabo, ariko umugabo bakaba batarabanaga, kuko uyu mugabo yabaga mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Hanyuma uyu mugore nawe akibera mu karere ka Rwamagana. Uyu mugore aho yabaga mu karere ka Rwamagana, n'ubundi bivugwa yuko hari umugabo wari waramwinjiye, n'ubundi bahoraga biryamanira cyangwa se wazaga kuharara. Bikaba byari bizwi neza yuko uyu mugore afite umugabo w'umwinjira, ndetse abantu batuye muri aka gace bavuga yuko uyu mugore rwose yari asanzwe akora umwuga w'uburaya, nubwo butari uburaya bweruye nyirizina, ariko nanone bavuga yuko yakoraga umwuga w'uburaya. Ariko kandi nanone ugarutse inyuma wasanga koko uyu mugore yarakoraga umwuga w'uburaya, kuko ubwo yajyaga kuryamana n'uyu kazungu muri rogi, bari basezeranye yuko araza kumuha ibihumbi 5. Kazungu mu gukura ibihumbi 5 mu mufuka, ayazamurana n'ayandi akuramo 5, arangije abihereza uyu mugore. Uyu mugore niko kubona yuko Kazungu afite amafaranga menshi, niko kumusinziriza. Amaje gusinzira arayamucomora arigendera. Ni nk'ikimenyetso n'ubundi ko kigaragaza yuko uyu mugore yari asanzwe akora umwuga w'uburaya. Aha ngaha wahita wibaza uti ese koko uyu mugore waba apfuye azize yuko yibye amafaranga kandi yari gukora n'umwuga w'uburaya? Ubwo abaturage baganiraga n'itangazamakuru bagaragaje yuko ngo habonetse gusomerwa ijambo ry'Imana. Ahanga uhita wibaza utese uyu muntu upfuye muri ubu buryo, ko abapfuye bigaragaza ko atari umukristo, by'umwihariko kuko abapfiriye muri ibi byaha. Ese mu kumusabira ibi byo byungura iki? Ni iki byungura cyangwa se ni iki bimarira umuntu umaze kwitaba Imana? Amakuru rero aturuka kwa muganga aho bajyanye uyu murwayi, nuko n'ubundi akigezwa kwa muganga, yagejejwe kwa muganga yamaze kwitaba Imana. Ya sanduku bari bamuteguriye bayishubije mu rugo, aza kugaruka n'ubundi ayishyingurwamo. Umunyarwanda yaravuze ngo ntawe urusimbuka rwamubonye, nta mukuru w'ikuzimu. Niko byagenze kuri uyu mukobwa kuri uyu mugore wari upfuye, ariko abantu bakaza gutangaza ko yazutse. Abantu benshi rero baragira bati ntago yari yapfuye, ahubwo yari ari muri koma. Ariko kandi nanone umubyeyi yapfiriye mu biganza
by'umwihariko dore ko ari umubyeyi mukuru, umurebye rwose mu gihagararo cyangwa se mu kigero arimo wabona ko ari umubyeyi uri mu myaka 60 ishobora kuba inarenga, bisobanuye ngo azi umuntu wapfuye cyangwa se n'umuntu utapfuye. Aho rero bikomeje kwibazwa, ese koko mbere y'uko azuka yari yapfuye koko? Abantu ubwo yazukaga bakomeje kugira bati azutse mbere y'umuzuko. Iki ni ikintu cyakomeje kugarukwaho, bamwe bashimaga Imana ko yapfuye ariko biza guhinduka, abandi bashima Imana ko azutse. Ariko nk'uko umunyarwanda yabivuze avuga ngo ntawe urusimbuka rwamubonye, n'ubundi rwaranze ruramutambikana, n'ubundi yitaba Imana. Tubashije kwihanganisha inshuti, imiryango, abavandimwe bavukanaga nawe, by'umwihariko abana asize kuko bakeneye kurerwa. Rero ibi nabyo ni ukuvuga ngo ni ukwihangana ndetse abantu bagakomera. Ni kenshi na kenshi usanga abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abavugabutumwa usanga batambutsa ubutumwa buvuga yuko abantu bakwiriye kuva mu ngeso mbi, by'umwihariko ingeso z'ubusambanyi, ingeso z'ubusinzi, kuko izi ngeso z'ubwazo zigira ibintu zangiza ubuzima, zisenya ingo, zangiza imibereho y'umuryango muri rusange. Ni ukuvuga ngo uyu mwuga w'ubusambanyi ntago ari umwuga mwiza. Wowe udukurikiye kano kanya ushobora kuba nawe uyu mwuga uwukora. Nagushishikariza kuyoboka inzira y'umusaraba kugira ngo Kristo Yesu nawe akwakire, uhinduke icyaremwe gishya. Nupfa uzapfe nk'abakiranutsi. Niko umugabo umwe ubwo yajyaga kuvuma Abisiraheli yagezeyo asanga batavumika, aragaruka avuga ati icyampa nkapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, kuko abakiranutsi bapfa neza. Ndagushimiye wowe mukunzi warubanye natwe, wowe warukurikiranye ikiganiro cyacu, nkurarikira kukubwira ngo niba ari bwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu, kora subscribe. Niba kandi usanzwe ubana natwe by'umwihariko kino kiganiro ukaba wagikunze, kanda like ndetse na share. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo, reka tuze guhurira muri comment. Amahoro y'Imana nabane nawe. Shalom, shalom.